tugiye gukomeza turebera hamweho imibereho y'uwo mugabo wizerwa wagaragaje ukwizera kuremereye cyangwa se guhanitse mu byo kubaha Imana no kuba inshuti yayo. Ndavuga Aburahamu. Imibereho ya Aburahamu. Aburahamu yabayeho neza kandi agira imibereho ishimishije, nubwo yagiye ahura n'ibibazo n'ibyamubujije kwishimira ubwo buzima. Reka dusuzume bimwe mu byamubayeho. Igihe Aburahamu yari atuye mu gihugu cya Uri, Imana yamutegetse kuva muri icyo gihugu cya kavukire ndetse imwohereza mu kindi gihugu cy'i Kanani, uretse ko Aburahamu atarazi yari yerekeje. Nubwo Aburahamu na Sara batari basobanukiwe igihugu bari berekejemo, barumviye. Amaherezo Aburahamu na Sara bageze mu gihugu cy'i Kanani, batura mu mahema. Urumva ko Aburahamu yavuye mu gihugu cyiza gitemba amata n'ubuki, aricyo cya Uri y'Abakaludaya, cyari kigizwe n'abaherwe, yemera kujya gutura mu mahema. Bakomeje kuba i Kanani ari abimukira kugeza igihe bapfiriye. Kubera kumvira Imana, bakomeje kuba i Kanani kugeza igihe baviriye mu ubu buzima. Iki bitwemeza mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo w'8, 9 gusimbuka 13 dusoma ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. 9 kwizera niko kwatumye abo umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akaba mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe. 13 abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babibonaga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Igihe Aburahamu na Sara bari bataragira akana, Uwiteka yasezeranyije Aburahamu ko yari gukomokwaho n'ishyanga rikomeye. Ibyo byashobokaga bite kandi aba bantu bigaragara ko bari bashaje? Uwiteka yakomeje avuga imiryango yose yo mu isi yari kuzahabwa umugisha binyuriye kuri Aburahamu na Sara. Itangira igice cyaho cya 11 umurongo wa 30 dusoma ngo Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Byumvikana ko mu myaka yose bari bafite kugeza ku myaka 99 ya Aburahamu kugera ku myaka 90 ya Sara, Aburahamu yaratarabona umwana, ariko cyane yubaha Imana kandi ayikiranukira. Mwitangira igice cya 12 umurongo wa 1 kugera 3 dusoma ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abawukwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Haciye igihe nibwo Uwiteka Imana yashimangiye ko agifitiye umugambi mwiza wo gusohoza isezerano yagiranye na Aburahamu. Mwitangira igice cyaho cya 15 umurongo wa 5 kugera 6 dusoma ngo aramusohokana, aramubwira ati, rarama urebe ijuru ubare inyenyeri, niba wabasha kuzibara. Ati, uwo ni Uwiteka abivugaga, urubyaro rwawe niko ruzangana. Isezerano kuri Aburahamu. Nuko yizera Uwiteka, abimuhaniriza no gukiranuka. Kwizera Uwiteka bishobora kukuviramo gukiranuka.
igihe Aburahamu yari afite imyaka 99, Sara we yari afite imyaka 90. Uwiteka yasezeranyije ko bazabyara umwana w'umuhungu. Ukurikije nuko abantu bo mu gihe cyabo babonaga ibintu ibyo byasaga n'ibidashoboka, kubera ko umuntu wabaga ufite imyaka 99 n'undi akagira 90, byari bigoye kugira ngo abo bantu bazabone umwana. Ariko Aburahamu na Sara kwemera ko nta sezerano Imana itanga ngo rihere, babigiranye icyo nakwita bakomeje kugira ukwizera. Nitangira igice cya 18 umurongo wa 19, murambabara itangira igice cya 18 umurongo wa 14, dusoma ngo hari ikinanira Uwiteka se, hari ikinanira Uwiteka se. Ayo ni amagambo amwe yavuzwe n'abakiranukiraga Imana, berekana ko bayiringira mu buryo budasanzwe. Ngo mu gihe cyashizweho, iki gihe cy'umwaka nikigaruka, nzakugarukaho Sara abyara umuhungu, nk'uko Uwiteka yasezeranyije Aburahamu na Sara. Aburahamu agize imyaka 100 yaje kubyara umwana w'umuhungu, amwita Isaka. Itangira igice cya 21 umurongo wa 1 kugera 5. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agira Sara ibyo yamusezeranyije. Bibiliya ikomeza igira iti Sara asama inda, Sara arasama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu yabyaranye uwo muhungu we Isaka, yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Hashize imyaka myinshi, Uwiteka yasabye Aburahamu ikintu kidasanzwe. Ese wakwibaza ngo yamusabye iki? Yamusabye kumutambira Isaka, umuhungu we yakundaga, kandi umuhungu we w'ikinege. Nitangira igice cya 22 umurongo wa 1 kugera 5, Imana yagerageje Aburahamu imutegeka kumuyitambira Isaka. Umurongo wa 18, Uwiteka ariko wibuke yari yagiranye nande na Aburahamu isezerano kuri Isaka, agira ati, itangira igice cya 22 umurongo wa 18, kandi mu rubyaro rwawe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Ariko se Aburahamu yitwararitse ate? Ese ibyo byose byashobokaga kubera iyihe mpamvu? Nuko Aburahamu yakomeje kumvira Imana. Ese wowe wumvira Imana muri byose, witegerezanya ukwizera guhanitse ko izagutabara mu mimerere waba urimo kuyaba iri kose? Ibyanditswe byera byemeza ko Aburahamu yaramye imyaka 175, nuko asinzira mu rupfu. Itangira igice cya 25 umurongo wa 7 n'8, hatubwira ko iminsi Aburahamu yaramye ni imyaka 175. Aburahamu ageze mu zabukuru, aramye imyaka myinshi, umwuka urahera, apfa ashaje neza, asanga bene wabo. Umurage yadusigiye, ndavuga Aburahamu, cyangwa se urugero rwiza Aburahamu yadusigiye. Hari ibintu byinshi Aburahamu azwiho, uretse kuba yarakoreye Imana no kuba umuntu wa kera uvugwa mu mateka. No muri iki gihe, inkuru ivuga ibyerekeye Aburahamu ifite icyo ifasha abafite imitima itaryarya. Reka turusheho kwigana Aburahamu, tugira ukwizera nk'uko yari afite, shingiye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya 11 umurongo wa 17 kugera 19, dusoza tugira tuti, kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yaragiye gutamba umwana we w'ikinege, uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro